inshuti Yesu rukumbi. Bibiliya yavuze ngo ni inshuti imwe rukumbi, yayandi umuryango wose ugenda ikahagarara, amafaranga adashira ikahaguma, fiyanse akakubenga iyi nshuti ikahaguma. Aravuga ngo nabonye inshuti imwe rukumbi. Ni ukuri nanjye narayibonye, nabonye umukunzi mwiza wankunze. Data yapfuye atarigeze kumenya Imana, ariko Yesu ndamushima ko yamfashe akampa agakiza, niko kandengeje umunsi mubi. Umuririmbyi yavuze ko kumenya umukiza byambereye umugisha. Ku isi ntafite uko nasobanura urukundo rwa Yesu rwinshi rwangeze ku mutima. Yesu yararyoheye, ndamubashimiye, mbashimiye Yesu. Yesu yampaye isabato, kayabara njya mu mihango nkihisha, nta n'agatambaro nagira ngo kamfashe. Kayabara ureke wabuze izirindazi n'igikombe cy'amata. Nabonye amarupiya, mama ari umukene, twaranatanye atakinampamagara, tukajyana ahantu, twagera mu nzira atese wampaye ntisinguha, kava mu modoka kagenda karya kigacishwa tugende. Mpagaze imbere y'Imana n'abantu, Imana ndinze gusambana n'umugabo w'abandi, dore mbimanikiye ikiganza imbere y'Imana. Byarashobokaga, yari n'umugabo mwiza utagira ngo yari mubi, mwiza, ufite amafaranga, ufite imodoka. Kambwira ngo humura nta mudiyakoni uraha, nta n'umupasiteri. Ariko Pawulo yaravuze ngo ibyari ndamuyange ndabitekereje nk'igihombo. Joy avamo yurira indege, koze nafunguriye n'abandi bavandimwe banjye bagiyeyo. Imana idukura yo itujyana kwiga. Ngerayo nigaga ahantu heza, naryaga neza, nararaga heza, nabaga ahantu heza, nari narabonye umuterankunga ufite amafaranga. Ndiga umwaka wa mbere, ndiga umwaka wa kabiri, twari twararyoshye. Ndibuka ko umwana twabanaga yambaje ngo ariko se Jo, Bibiliya ko ivuga ngo tuzaza ni kurerekanwa, wowe urebye ubona uko tuzaza kutarerekanwe. Ubwo ni ikimenyetso kibabwira uko twari tubayeho. Ni ukuri uzi ko ubuzima buhinduka, n'indoro igahinduka, n'inseko dufite ukuntu twisekesha, kwivugisha Icyongereza ngo Ikinyarwanda cyaragiye, umva tumeze ukuntu. Twari tukiri n'abakobwa bakiri bato n'umwiryari wose. Ndiga mwaka wa kabiri ngiye kurangiza, wa mugabo wangiriye neza, Imana imuha umugisha ntacyo atakoze, yanzaniye ururabo rwiza. Murabizi abagore n'abakobwa dukunda surprise. Nabonye n'abagabo batazitabagwa nabi, ariko ku bagore ho birakabye. Yanzaniye akarabo, nari umwana ugira urugwiro wishima. Ngiye kurufata arambwira ngo ururabo utararufata ndagira ngo nkubwire ko ari urw'umugore wanjye yamaye njya kuza muri iki gihugu. Yari umukristo mwiza, ntagiye gusesengura, ariko yari umukristo mwiza uko nge nabonaga, ibigaragara by'umuntu yamenya. Sinari nzi ko umukristo yaba mubi ku rwego nabonye. Yari umukristo mwiza, twasangiraga igaburo, yari umuhanuzi, yajyaga nampanurira, kambwira ngo Imana irambwiye ngo joro za saa 5 nyirikigo w'umuhinde wanyirukanye, yigeze anyirukana nararwaye ngenda gutya, mfata ibikapu byanjye bita hanze. Aravuga ngo sinshaka kubona umukobwa mu nzu yanjye atishyura atari umunyeshuri. Arambwira ngo nguhaye amasaha 3 yo kwitegura ugasohoka, mwana wenda gupfa umunyamahanga. Imana yahanyigishirije kugira neza, kugira neza wigendere. Ibiryo byarabuze, najyaga ncunga ngenda nyamuha n'umuyaga
nta gatege nkigira, ubona ndi umwana ugiye gupfa. Yesu yaranzuye we. Mutinye ko mama yambonye ku kibuga cy'indege ngarutse akajya muri toilette akarira, arambaza ngo mwana wanjye hari indwara yo mu maraso waba waranduye? Nti ntayo mama. Aramfata njyana kwa muganga, bapima diabete, bapima kanseri, bapima sida. Burya rega ntacyo urwaye, Mana niguhutu ibiryo bibonetse umuntu aba muzima gasa neza. Ndangije Ebi yankubise amaso, kiza kiruka kirampobera, mpita nigwandika mu gituza cye. Yo mbega keya, ndiriza. Nagiraga amarira ameze nko gufungura robine, marira atajyashira, murandira ndarandira ngenda ndira nk'umwana. Ebi ambonye ngo wow, arampobera nyiyegamiza mu gituza, nanjye ndavimvira ndarira. Uko ndira Ebi akavuga ngo Imana ishimwe, ngo thank you Lord, ngo Imana ishimwe. Yavuga ngo Imana ishimwe, nkongera nkigwendeka nkarira, ariko narira nkumva umutima wanjye hari ikintu kiri kuvaho, nkumva hari ikintu kiri kumeneka. Buryo washoboye kurira uranakira, ariko barokora turikomeza, kumva ibyaha bizamenywa n'Imana gusa, kumva nikanyarira gusa. Ariko jya uginyuza muriri, Imana nikugirira ubuntu wageze imbere y'Imana jya urira. Nkarira. Eba mfata akaboko anjyana mu nzu, mu kigo habaga etaje yacumbikagamo abanyamahanga. Arambwira ngo Joy, mama yakubonye aranezerwa, aravuga ngo ntiyarazi ko hari umwirabura bitirana. Ngo papa ngo yatubwiye ngo yabonye uri mu mwuka w'Imana kandi uracyari muto. Ngo ariko njye nkwitegereza nabonye umeze nk'umwana ufite umubabaro. N'umupsikologe akimvugira umubabaro, nahise nsesera mu gituza cye, noneho mera nk'uryamye ndarira nk'akabebe. Nari narabwiye Imana nimpereza umuntu wantega amatwi niyo atampa n'igiceri cy'icumi, akanyumva nkamubwira, akanyereka ko turi kumwe. Ndamushaka aho hantu ndamubura, nza kwiyahura ku mwarimu ndamubwira nti lecturer wampaye umwanya n'iminota 5 tukaganira. Areba ku isango Joyce ngo nta gihe mfite. Ndarira ndababara cyane. Imana iguha inshuti, njyewe njya nsaba Imana inshuti. Kugira inshuti ni umugisha, bikaba akarusho uyihawe n'Imana. Ebi ibimwira byari byashotse, nawe mbona aratwitse arayira ngo ihangane gato. Mbona agiye mu nzu azana papiye mushwari akazajya mpfuna. Ngo Joyce ngo wapfuna nkivayo, nkabona byanamushotse mu kiganza. Niyo I'm sorry ninakwanusha, akambwira ngo it's okay, ngo rira. Yambwira ngo rira nkarira. N'Uwiteka Imana nigukiza amarangamutima ntukabyange, ngo uvuge ngo arandeba, ngo aranyumva rira. Umubwira Yesu arakunda kandi afasha abashavuye. Haleluya! Imana ishimwe. Abari abatindi abakwiye ku cyafu, kandi abari abakungu ngo baracisha. Uwari ingumba abyaye 7, kandi ngo abari barasitaye ngo Uwiteka yabahaye gukenyera n'imbaraga. Akira gukenyezwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Cyo gituma dukenyera nk'imparakazi, kuko twavuganye n'Imana. Imana ishimwe. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Mumenye ko Yesu agira neza. Petero yaravuze ngo niba mwaramusogongeye mukamenya ko agira neza mumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi,
ariko turashima ko twasogongeye tukaryoherwa tukamwegera. Yesu tumuhereze icyubahiro. Dusomye amagambo abiri asa. Rya mbere mu Baheburayo yatubwiye ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Yesu muri Matayo arahamagaye kanserege muri iri teraniro, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze mumusange arabaruhura. Nimwakire uburuhukiro bw'Uwiteka mu izina rya Yesu. Nimwakire uburuhukiro mu izina rya Yesu. Bivuga ngo ntabwo Imana ije irakaye, ije mu ijwi ry'inginga, iravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe, mwese abarira n'abarwayi, mwese abatarakizwa n'abasubiye inyuma, Uwiteka aravuze ngo nimuze abaruhure. Nimwakire uburuhukiro mu izina rya Yesu. Yesaya 61 Yesu yatangiye kuvuga ubutumwa ngo bamuha umuzingo w'igitabo, atangiye guhanura aravuga ngo kuko umwuka w'Uwiteka ari kuri jye, kandi ngo yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Haleluya. Kandi ngo yantumye ngo nduhure indushyi, mbohore n'imbohe. Yantumye ngo ntangaze umwaka w'imbabazi Imana igiriye abantu, kandi ngo yantumye gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha umwambaro mwiza mu cyimbo cy'ubwirabure. Nimwakire itegeko rikuraho kurira rigashyiraho ubuzima bwuzuye bubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Yesu arashaka kuruhura. Bibiliya ivuze ngo isabato bivuga ngo ni ikiruhuko. Nta bundi busobanuro bwinshi, si y'abadive, si y'abapanekote, ni isabato y'ikiruhuko. Dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo, twumva isabato bita twumva ngo ni ikiruhuko. Iyo havuzwe isabato bivuga itegeko, kuko muzi ko mu mategeko amategeko 10 Imana yahaye Mose kuri Sinayi harimo itegeko rivuga ngo urajye wibuka kuziririza Imana yawe umunsi w'isabato. Mu yandi magambo yari babwiye ngo murajye mwibuka kuruhuka. Ikintu gitangaje, ibi babwira Abisirayeli bari kwa Farawo mu buretwa bukomeye, nta muntu n'umwe uruhuka, nta usinzira. Ngo abagabo babo bari barazanye iminkanyari kubera gukoreshwa imirimo y'agahato, nta biryo babona. Ngo abagore babo barashonje, bararushye, nta bwiza bakigira kubera imvune, ku buryo ngo bajyaga bakamira n'amashereka mu byondo kugira ngo umubare w'amatafari umwami yategetse ubashe kugwira. Ngo baratagangara, ariko Imana itagira isoni ngo Mose agiye gusenga ngo iramubwira ngo genda umbwirire Abisirayeli baruhuke. Kuko Imana itaremeye umuntu gutagangara. Mose abwira Imana ngo abantu babayeho kuriya, ndababwira ngo baruhuke, turabaho gute? Biramushobera. Ariko bwari ubuhanuzi buvuga ko umwana w'umuntu azagira ibintu byinshi bimuruhije, ariko hariho Yesu uzaza kugira ngo atange ikiruhuko mu bantu batagifite. Haleluya. Isi iraruhije, abantu bararuhije, ariko yavuze ngo muri jyewe mwishime nanesheje isi. Turashima Yesu watanze ikiruhuko. Imana ishimwe. Bundi yaremye Adamu, imurema mu buryo bwose budafite aho buzamutera umuntu. Imushyira mu ngobyi, imuha ibyo kurya byose, yashaka imbuto akazibona, yashaka amazi yo kunywa akayabona. Imana aremye umuntu ku buryo adafite aho azahurira n'umuruho. Imana ngo imwitegereje, biravuga ngo hari uyu muntu azagera aho agira irungu, kamushakire umugore umukwiriye, utamutera stress, azajya atera akabona umwikiriza. Ngo Imana imuha umugore, Adamu aramunezeza. Niyo dusomye twumva ko ibinezaneza byahingutse inyuma, akagira amagambo yatura, bivuga ngo ibintu Imana imuhaye byari binejeje. Ariko ngo Imana yamye ishaka ko umuntu anezerwa, Imana yamye ishaka ko umuntu aryoha agaseka.
bwiravuga ngo abantu ni babiri bashobora kuzagira irungu, ngo mu mafu ya ni munsi, ngo Imana ubwayo ikazagiza mwari, ngo ikabasura, kabaza Adamu waramutse amahoro, kabaza madamu nawe umeze neza, ngo bakarebana bagaseka bakishima. Imana irababwira ngo nubwo muryoshye, ubona utera akikiriza, ubona muhinga mukeza, ariko amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Ubu bwiza mbahaye mugomba kuburinda, mugaharanira kubahiriza amategeko n'amabwiriza nabahaye. Ariko biravuga ngo umujura nta kindi kimugenza uretse kwiba, kwica no kurimbura. Ngo umujura akazajya arunguka mu rugo rwo kwa Adamu, ngo akabona hari amahoro, harimo umugabo useka n'umugore, akabona harimo ibyo kurya nta kirizi ibamo. Umujura akagira gutya, kavuga ati bano bantu mbice, mbatandukanye n'Imana yabo, ibi bitwenge bazabishaka bayobora Imana yabo nibajya kuri. Umugore ngo umugore amaze kurya hazi, hari ukuntu umuntu adabagira akibagirwa icyo Imana yavuze. Ngo amaze guhaga madamu yakenyeye yaberewe, umutima uramubwira ati nyamara nabiya mwaryaho ugategurira n'umugabo. Nunahaga ujya wirinda kuzirura icyo Imana yaziririje. Imana yababwira ati bantu banjye muzakora hari, ariko hariya kirazira. Ariko amaze guhaga yibagirwa ijwi ryavuganye nabo, ngo aragenda arasoroma. Umugabo aje, ngo umugore ategura ku meza, umugabo ararya n'umugore ararya. Ngo Imana iza mu mafu ya ni munsi nk'uko yari isanzwe ibikora, ngo ihamagara uwo mugabo. Bakimara kurya ngo bambaye ubusa, n'ubundi na mbere ntibambaraga ariko ntabwo babibonaga. Umwe yarebaga undi akabona yambaye neza, n'undi yareba undi akabona arambaye. Bamaze gucumura ku Mana, umugore abaza umugabo ati se sheri ko mbona utambaye? Ngo umugabo yareba umugore ati ariko nawe ndarebye mbona uramutse utambaye. Batangira kwitana ba mwana, kiriya ninde wagikoze? Si njyewe ni wowe. Iriya ni iki? Ni umukara. Umugore ati hoya ni umukara n'umutuku. Amakimbirane atangira ubwo ngubwo. Bakiri gukimbirana barebewe icyababaho, Imana ngo iza muri ya mafu ya ni munsi, mwihamagara uwo mugabo iramubaza ngo Adamu we uri he? Ariko Adamu yakoze ikintu cyiza cyananiranye muri iki gihe Imana ikwiye kudufasha. Ngo akimara kumenya ko yambaye ubusa, yahise ajya ahantu arihishe. Imana iza kumuhamagara nk'uko byari bisanzwe, ngo iramubaza ngo Adamu we uri he? Adamu ngo akazajya yitabira Imana mu bwihisho, ngo akayibwira ngo numvise imirindi yawe, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihishe. Burya ati ndahari, ariko nta ukuntu nambaye ntabwo nkwiye guhinduka kukwitaba ngo hanze amaso. Ariko wagiye wihisha wamaze kwimenya ko wambaye ubusa. Ubusa uraruta Adamu. Adamu wa mbere watinye Imana, ngo Imana ihamagara uwo mugabo iramubwira ngo Adamu we uri he? Adamu ntabwo yatinyutse nk'uko yari asanzwe ajya gusanganira Imana, ngo yahise yihisha, ngo abwire Imana ngo nacumuye, navuyeho kwera, nagusuzuguye, none natinye mu maso yawe ndihishe. Niki gituma uhinguka kwigaburo ugatinyuka ukajya muri korari n'inzoga? Niki cyatumye abantu baratinyutse Imana? Niki gituma usambana ukicara muri korari ukaririmba? Adamu ngo yumva Imana, arabanza arihisha. Ubanza wihisha gatoya, ubwira Uwiteka ngo dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike. Sinabasha kwikiza, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rirakugira inama kugira ngo uyigureho utwenda, uhishe isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Kuko uricara ukavuga ngo ndi umutunzi, nyamara uri umutindi wo kubabarirwa. Uricara ukavuga ngo ndambaye, nyamara wambaye ubusa. Ijambo ry'Imana ryongera rikwambike, ubona uko uhinduka ku meza y'Umwami udafite isoni. Imana tuyiramburira amaboko. Mwana w'umuntu ababaza Imana, ababaza
ababaza Imana kandi ubona ko Imana itahise imuta. Yashatse kugirana imishyikirano na Adamu ariko Adamu aranga. Iramubaza ngo mbese icyo wakoze ni iki? Aho kugira ngo ahite yemera ko yakoze icyaha atangira kuvuga ngo ni umugore. Ariko ntabwo urugo Imana agomba kurubaza umugore, yabajije umugabo kuko yarazi icyabaye. Imana igerageza ukuntu yashyikirana nawe, igishyikirana n'umutima wawe, kakubwira ngo biriya ni bibi, n'ubu mwuka arakongorera. Ariko Adamu ahita atera Imana umugongo, arayibwira ngo ibyo mbajije simbizi ni umugore. Ariko ibyo Imana ikubaza urabizi, aho guce bugufi mugirana imishyikirano yiteguye kukubabarira. Imana tuyihereze icyubahiro. Imana ishimwe. Umuntu w'Imana iramwirukana, ariko amaze kurongotana ngo Satani akavuza impundu akishima, akavuga ngo icyo nashakaga ubundi ni iki? Namye ashaka ko umuntu aruha, namye ashaka ko umuntu arira, namye ashaka ko umuntu arimbuka, namye ashaka ko umuntu atagangara akaba umwanzi w'Imana. Satani ngo arishima, ariko Imana iri mu ijuru ngo ikazajya ihora itekereza, ikavuga ngo ni iki nzakora kugira ngo umuntu wanjye azongere kugira agaciro namuremanye. Turashimira urukundo rw'Imana, ihora itekereza uko umuntu atarimbuka ahubwo akabona ubugingo buhora. Imana ngo ireba mu isi ibona abantu babaye babi cyane, ngo ihamagara abakuru n'ibizima n'abamarayika, irababwira ngo ko mbona umuntu apfuye, Satani yamusohoye mu bwiza, ninde watugendera ngo yongere amuheshe agaciro? Ngo abamarayika bafata jomeri, ngo bareba mu isi, ngo bakabona umuntu ni mubi, arica akica n'uwamugaburiye, arasambanya agasambanya n'uwo yabyaye, abona umuntu arakugambanira mwicaranye muri korali, ngo ibizima bibwira data ngo twe ntitwajyayo umuntu ntiwamushobora. N'abamarayika ngo baza gutyo, ngo Imana ikavuga ngo ninde watugendera? Abamarayika ninde wagenda ngo akize umuntu? Ngo bareba bakabona umuntu ni mubi, umuntu ntiyashima, umuntu agira indimi ebyiri, ngo babona umuntu batamushobora, ngo basubira kwa data baravuga ngo ntabwo twabishobora. Yohana ngo ari Fatima arebye utwo dukino, ngo arahira cyane, ngo arizwa nuko umuntu agiye guhaba abuze icyamukiza. Ariko ngo akira, ngo yumva ijwi rindi ryavuganaga nawe hirya, ngo riramubwira ngo Yohana we wirira, ahubwo dore intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje. Turashima Yesu ko yemeye guhangara ububi bw'umuntu, turashima Yesu ko yemeye gukiza abanyabyaha. Yageze mu ngo zo kwa Nyabingi atanga amagakiza, yageze no muri Kadirake ahamagara abarindaya. Yesu yinjiye mu basinzi arakora ahamagara abakozi. Turamushimiye ko yabonye ko kubana n'Imana atari ibintu byo kugundirwa. Haleluya! Hashimwe Yesu, hashimwe Yesu. Niho yatanze isabato igorogota, aravuga ngo noneho mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nawe akira uburuhukiro bw'Uwiteka, nyamara nawe yakuruhura akagukiza indwara zakumugareza ubugingo. Nawe yakuruhura akakugiza ubusambanyi bwakugize kronike. Yesu yagukiza akuzuza umutima imbabazi zawuzemo, nyamara uyu munsi Yesu yakuruhura. Mana ishimwe. Hariho uburuhukiro, hariho uburuhukiro. Bantu basomye agatabo k'umugenzi, Mukristo ngo yahagurutse ajya mu rugendo rwo mu ijuru, ngo ariko yari afite uremereye, ariko ngo yashaka kujya mu ijuru. Erega umurimbyi yaravuze ngo urugendo mfite n'ubwo kujya mu ijuru, umukiza niyari nanjye nkwiye kujyayo. Haleluya! Imana ishimwe. Ngo Mukristo agumya kugenda ariko aremerewe, ngo umutima ukazajya umubwira ati ubundi wakwisubiriyeyo urajya he? Ngo ariko ukamubwira ngo ihangane ugumye ugende. Ngo aguma kugenda, ngo ageze imbere, ngo akubita amaso agasozi katereraga cyane, ngo ariko kari gashinzeho umusaraba. Ngo munsi y'uwo musaraba ngo hari imva irangaye. Mukristo ngo agikubita amaso wa musaraba, ngo cya gitwaro
cyane ndashima umwami Yesu. Kubyara abana benshi ntabwo ari itangiro ry'umunezero. Kwiga amashuri menshi ntabwo ari itangiro ry'umunezero. Ntabwo kugira urugo rukomeye n'umugabo urenze nk'uko utekereza ntabwo ari itangiro ry'umunezero. Ariko kumenywa na Yesu akanika izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo agagukura mu mubare w'abazarimbuka ni itangiro ry'umunezero. Nimwakire umunezero wa Yesu. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ni amahoro, amahoro meza atangwa na Yesu. Haleluya! Ya mahoro adaturuka ku bwinshi bw'ibyo umuntu atunze, ni amahoro adaturuka mu ifateri nziza namwe Yesu yasize. Aravuga ngo mu isi mubabare ariko muri jye muzishima nanesheje isi. Nimwakire amahoro. Ya yandi umurokore agira agaseka kagira ngo yasinze. Niko umuririmbyi yavuze ngo abantu nibakubaza kuki uhorana amahoro ngo ujye ubabwira ngo Yesu yangiriye neza. Kuki uyahorana uri imfubyi yasigaye yonyine kagira uwo mupfakazi ukagira warabuze urubyaro ngo ujye ubabwira ngo nuko Yesu yangiriye neza. Nimwakire amahoro meza atangwa na Yesu. Imana ishimwe. Yesu arashaka kukuruhura ngo agukize indwara z'ubugingo ugendana. Uri kujya mu ijuru ariko urarushye nka mukristo. Ariko mwibuke Imana yavuze ko ishaka kuturuhura. Nawe uyu munsi yakuruhura, kakuruhura inshuti mbi gutwaje igitugu. Uzi kugira fiyanse ugutwaza igitugu ukava mu iteraniro ugasanga yaguteze ngo musambane, ukumva uramukunda ntiwamureka, ukava mu iteraniro wavuze uti n'ejo nzasubirayo, akarara agusambanyije, ugahora utangira. Ariko Yesu arashaka kumukuruhura. Yesu arashaka kukuruhura, akuruhure inzoga zakugize chronique, akwangishe filime z'ubusambanyi wumva utaryama utazirebye. Hari abantu batabona ibitotsi iyo batikinishije, ariko Yesu yaje uyu munsi kugira ngo akuruhure. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesu ni karuhura. Yesu akuzuza imbabazi. Hari umupasiteri wigeze yigisha aravuga ngo hari ibintu byinshi Yesu yadukiza batibutse no kwandika. Yesu akiza imitwaro y'ibyaha ariko agakizwa n'ingorane z'ubuzima. Yaje mu mpu zombi kugira ngo atange ubugingo buhoraho ariko atange n'ubuzima ku bantu bamukurikiye. Ni ukuri Yesu ajya agenda aca akanzu. Yesu nagukize. Yesu akuzuza imbabazi. Yewe nigeze mbibabwira, papa yishwe n'umuntu wari umumotari, nijoro ndikaba motari cyane, nkumva ntashobora kuzigera ngenda kuri moto, cyangwa umwana umunsi umwe nzajye kuri moto nkurure cya kasike twese twibarangure birangire. Ariko ndashimira Yesu. Muririmbyi yaravuze ngo nageze ku mwami Yesu, none mu mutima wanjye hari mu izuba ry'ubuntu rimurika iminsi yose. Ravuga ngo nukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yanshyize mu butwari. Yesu yatugezemo adukiza ibikorwa by'ubugwari, atuvura intekerezo mbi, akubuza kumwijundika. Mubabarire, babarira dirija korari utarakumenye, babarira perezida wawe arwaye ntagusure, mubabarira ari pasiteri ntiyabimenye ntabwo yamenye ibyacu twese. Ni ukuri mubabarire, mubabarire. Yesu aguhaye ikiruhuko. Mubabarire, babarira marene wakubeshye, mubabarire mukaso wakuvumye. Yesu arashaka kuruhura umugeni. Ntabwo Imana ishaka ko umugeni agenda arushye. Muzarebe niyo bashyingirwa ubumubwira ngo genda ujye kuryama utaza gushyingirwa ufite ibitotsi. Mwabonye ko iyo dufite ibitotsi n'amafoto aza atameze neza. Ni nayo mpamvu n'umugeni wa Kristo Imana iri kumuruhura kugira ngo tutazakora mariage n'umufiance wacu Yesu dusa nabi. Muruhuke, ruhuka kabari, nta kiza kikabamo, karuhuke. Ruhuke inshuti mbi, inshuti itakugira inama nzima yiruhuke. Yesu afite abantu. Nimwakire ikiruhuko cy'Uwiteka mu izina rya Yesu.
muruhuko umwe wakuroza ukabimenya, wigenda umwijunditse atazakubuza kumve ko umukwe yaje. Yesu yaje kuruhura umugeni kugira ngo tuzambara amavara yacu tudafite iminya n'amaso atukuye. Hoya, Imana irashaka umugeni asanganira umukwe yemye, akira ikiruhuko mu izina rya Yesu. Isabato rero yari igabanyijemo ibice, ntabwo Abisirayeli bayizizaga mu kigari. Isabato ya mbere y'uburyo bwa mbere, isabato ni imwe ariko yizihizwaga mu buryo bwinshi. Uburyo bwa mbere bwari isabato y'iminsi 7 yo kuruhuka imirimo, ariko ubu turuhuka imirimo mibi, ukagera ukumva nawe urananiwe, nawe ukaruhuka. Mbega Abisirayeli wabaga ari nk'umunsi w'amasuku, kavuga ati aho natagangariye, aho naruhiye, aho nabeshyeye, aho namwijundikiye, aho namuvugiye, kanduhuke. Ni ukuri kwimvamo kuruhuka ukaruhuka. N'uyu munsi Yesu akugezeho arakubwira ngo nawe nubwo Yesu akubabariye, geraho nawe wibabarire, wumve ko bikuruhije, bikuvuna umutima, bitazana kurwaza hypertension. Uyu munsi ubishyireho iherezo, kuko Yesu yurukanye imbaraga zo guhereza abantu koroherwa mu mutima. Mubabarire fiance wakubenze, deception iraryana, mubabarire n'ukuri, wifata icyemezo ngo tendeka nawe uratendetswe. Yesu afite abasore, Yesu afite abakobwa, kandi akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Muruhuke, Yesu aguhaye ikiruhuko. Imana ishimwe. Isabato y'uburyo bwa kabiri yanditse mu Balewi ibice 25 ku murongo wa mbere, wenda muraza kuhasoma. Yari isabato yanditseho ngo ni isabato yo kuraza igihugu ihinga, abantu bagatungwa na kimeza y'Uwiteka. Isabato yo kuraza igihugu ihinga Abisirayeli bayizihizaga hashize imyaka 7. Akaba ari isabato Imana ibategeka ko nta Mwisirayeli n'umwe wemerewe kujya mu murima ngo ahinge, ahubwo bazatungwa n'amaboko y'Imana gusa. Igitangaza. Imana ikabemerera guhinga bagasarura mu myaka 6. Umwaka wa mbere bahinga basarura, binemera bahinga, hakava izuba ryiza, hakaza imvura nziza. Umwaka wa mbere bagahinga bagasarura, umwaka wa kabiri bagahinga bagasarura, umwaka wa gatatu kugera ku myaka 6 Abisirayeli bameze neza. Hari igihe iyo myaka ibaho, Imana iha abantu kumera neza, icyo ukoze kikakubera cyiza, washora ukunguka, wagira gute, wafata ideni ukabona uko ubigenza, wajya muri shiki ukabona abakiriya. Yabaga ari imyaka 6 Imana ibahereza kugera ku byo bashaka bakoresheje imirimo y'amaboko. Ariko ku mwaka wa 7 Imana igashyiraho stop, igategeka ko nta Mwisirayeli n'umwe wemerewe kujya mu murima ngo ahinge. Ikabikorera kugira ngo yereke Abisirayeli ko amaboko yabo atari yabeshejeho, ahubwo naho batagiye mu murima, naho batashoye, naho batize, naho batasaruye, hariho amaboko y'Imana abasha gutungisha umuntu kandi bikemera. Haleluya, haleluya. Ngo bwacya batahinze, ntabwo wabwiraga umugabo ngo kutajya gushaka akazi cyangwa ngo wowe kutagashaka. Imana yabaga yahagaritse. Na bamwe bazi gukora, na bya bindi uvuga ngo ninjye ubatunze ngo nabara mu kazi, ntabwo muri uwo mwaka byabagamo. Nawe ntacyo wabonaga, yabaga ari stop, nta n'umwe ubishoboye. Ikintu gitangaje, muze gusoma amagambo. Amasaha yo guteka yagera, ngo umugore agafata intebe akajya mu murima, batahinze bamaze umwaka wose, ariko ngo agasanga Imana yamejejemo imbuto nziza z'ibitontome. Ngo madamu agasoroma akageza mu rugo, agateka bakarya bashima, ntawe byitirirwa. Batavuga ngo nuko yashoboye gukora, ngo nuko yize cyane, ngo agira ukuboko gucuruza. Ntabwo ibyo byabaga bikora. Waragendaga ugasarura ku by'Imana yatanze. Nimwakire kimeza y'Uwiteka mu izina rya Yesu. Mwaka wa 7 ubaho. Bamwe bazi gucuruza n'ibikunde, bamwe bazi guhiga bikanga, ukajyana n'abandi mu isoko bakabona abakiri ugakanura amaso,
ukaba umushomeri kandi uri umugabo wari uzi gushakisha uzi n'ubwenge, ariko uwo mwaka wa 7 ntabwo Yesu ashaka kugukoza isoni, aragira ngo akwereke ko hariho kimeza. Haleluya, hariho kimeza. Imana yemereye abagenzi, nayo cyari ikiruhuko. Ntabwo Imana iteje inzara kugira ngo abantu bapfe bishwe n'inzara, iragira ngo yereke abanyarwanda ko hatavuye imvura izuba, habuze n'imvura, Imana idafite umugambi wo kwica abantu. Imana ifite uburyo bwinshi, twarabibonye muri covid, abantu batava mu rugo, two mwari mufite tugashira, ariko wajya kubona ukabona Imana igutekerejeho, iguhaye ibyo kurya. Twarabibonye. Haleluya, haleluya. Twabonye Imana itanga kimeza, hariho kimeza twabonye mu mwaka uzashize. Ababyeyi bagiye, inshuti zanze, ariko Yesu agatanga kimeza, tumuhereza icyubahiro. Imana ishimwe. Nabonye kimeza ya Yesu. Iwacu twavutse turi abantu 8, ariko ari urugo rw'abakene cyane cyane. Mama yigeze yenga ubushera, yarabucuje, ariko inzara iza gutera, arahomba. Twa tubindi nitwo twabikagamo imyenda, tubindi yashigishiragamo ubushera. Mukuru wanjye akambaza ati ese Joy, ikanzu yanjye y'umukara iri he? Ntireba mu kabindi kanini cyangwa gato, biritewe naho twabaga twabitse. Ariko Imana ikatubwira ngo nubwo bimeze bityo, nzabakura mu butindi bw'iwanyu mbaho umugisha. Ndashima Imana idatinya kuvuga umugisha nubwo abantu baba bari mu marira. Imana ishima. Mama araturuhana, bakazajya bavuga ngo bariya n'abana b'umugore, ngo bamwe bazihera mu biyobyabwenge, ngo abandi bazaba indaya. Ariko mama agakunda kuba ku mafi. Yari yarataganga, yajyaga anacangamukirwa kubera ibibazo byinshi. Ariko nunacanganyikirwa, jya ucanganyirwa uza kwa Yesu. Agacanganyikirwa ariko agasenga. Imana ikamubwira ngo mwana wanjye, nzaguhemba ko abana naguhaye utabataye ngo wiruke. Ngo kandi nubwo bimeze bityo, ntawe mu rubyaro rwawe uzarumba, nzabakuza, nzabajyana mu mahanga, nzabigisha, nzabakomeza. Yesu ni inyangamugayo, ni umugabo udahemuka, ni umugabo ukwiye kuvugwa neza. Haleluya! Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana yarabikoze. Imana yarabikoze. Twarize, bamwe Imana bajyanye mu mahanga, abandi babonye utuzi dukomeye. Twese yaradushyingiye, afite abuzukuru, afite abakazana, afite abakwe. Hana yaravuze ngo abari abatindi abakwiye ku cyafu, kandi abari abakungu ngo baracisha. Uwari ingumba abyaye 7, kandi ngo abari barasitaye ngo Uwiteka yabahaye gukenyera n'imbaraga, akira gukenyezwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Cyo gituma dukenyera nk'imparakazi, kuko twavuganye n'Imana. Imana ishimwe. Abana wabata byari bikomeye, hari ibihe bikomera. Bana 8 yajyaga abona ibyo kurya, akabibona yigeze abaho n'umuzunguzayi, tukajya kubibona twapfuye, inzara yatwishe. Musaza wanjye muto twatangira kurya, mama akatubwira ati bana banjye mureke mbanze nsenge dushima Imana biba byavuye ku musaraba. Musaza wanjye akarira, Kecuru agatangira gusenga, musaza wanjye ari kurira. Tese mwana wanjye ko nsengera iby'Imana yatanze uko nguhoya abana ngo tuba twisonze ngo ukazana iby'amasengesho. Yagiraga ikibazo cyo gusenga isengesho rirerire kandi dushonje. Jya usenga rigufureka abantu birire. Ariko Yesu yatuvuye umururumba, ni ukuri. Yesu avura umururumba. Wacu warahabaga, ariko Yesu akavuga ngo nzawumara. Imana ishimwe. Hariho kimeza, hariho ibihembo by'ababyeyi. Nabonyemo ababyeyi banambye ku bana babo. Mana yabwiye mama ngo nzaguhemba ko abana naguhaye utabataye ngo wiruke.
Mana ifashe, niba hari umuntu uzi iwacu sinzi kwa mama, mama Imana yamuhaye igipangu kirimo inzu 5 mu mujyi wa Kigali, uzabaze Musinga. Amazu 5, wa wundi wari warataganga yajyaga anacanganyikirwa akanavugishwa akirirwa agenda kugira ngo tutamwicirwa n'inzara mu maso. Imana imuha igipangu kirimo amazu 5. Buri kwezi abapangayi baramwishyura, tujya ducunga neza ukwezi kwashize tukamusura, niho abafite amafaranga. Kamubwira ati se mukecuru wampayeho koko? Ngo hoya abana banjye, Imana izabaha yanyu biva mu gusenga. Imana yamuhaye kurya ku mbuto z'abihanganye. Hariho ingororano z'ababyeyi banambye ku bana babo. Yesu yagiye atanga kimeza mu rugo rwangana rutyo rutagira umuntu n'umwe ukora, ntawe utarize kereka uwabyanze. Yesu yatanze minervari, bwira mama ngo ndayisinye, ni ukuri yarayisinye. Uwagarukiye hafi ari muri lisansi. Ibyo byakozwe na Yesu, si ibintu umuntu yakwirata. Muri imbye yaravuze ngo n'ubuntu bw'Imana butangaje. Byavuye se kuki? Si uko nari mwiza, ni ubuntu bwa Yesu. Haleluya! Manishimwe. N'abakirwana n'ubuzima nimukomere, hariho kimeza ya Yesu. Hariho kimeza. Amina. Hariho kimeza. Hariho kimeza. Turi mu gihe gikomeye, gutunga ingo bigoye. Ntituri abanyarwanda se? Uragera mu isoko ugasanga birakomeye, ukagera kwa muganga ugasanga birakomeye, ukagera ku ishuri ugasanga birakomeye. Muhame hamwe turye kimeza. Ukabara ukabona icyo winjiza ntaho gihuriye n'ibigukeneye. Mureke twirye kimeza. Ariko ababyeyi Imana irabakomeje ngo nimukomere, ntabwo Imana izaturira mu nzira. Abiseri bambuka Yorodani, Imana yabwiye Yosuwa, iramubwira ngo dore mugiye kuzamuka Yorodani, ariko nimugera muri Yorodani uzabwire buri mukuru w'umuryango atora ibuye arishyire ku rutugu aryambukane Yorodani. Ntabwo ari akantoye, iyo Imana itegetse ngo atore ibuye arishyire ku rutugu aryambukane Yorodani, kandi bikabwirwa umukuru w'umuryango, nuko ryari ibuye riremereye, ariko Imana itoranya umukuru w'umuryango ngo naryikorere baryambukane Yorodani. Kandi biritubwira ko bambutse Yorodani ngo ari igihe cyo kuzurirana, harimo imiyaga myinshi, hariho crise economique, hariho byo kurya bihenda, hariho amashuri n'uburere bw'abana bugoye, ariko Imana irategeka ngo nubwo Yorodani yuzuriranye, bwira umukuru w'umuryango yikorera ibuye aryambukane Yorodani. Ariko hari igihe bikomera, bamwe bagata imiryango bagatorongera, abandi bagashaka ingo za kabiri, ariko Imana iravuze ngo mukuru w'umuryango we hama hamwe wikorera ibuye uryambukane Yorodani. Tuvuga umukuru w'umuryango, hari igihe aba ari umugabo, kandi koko niko biri, ariko ashobora no kuba umugore. Iyo umugabo atakiriho cyangwa yarabaye ikigoryi, Imana ikamwambura ubwo bwenge ikabuguha kugira ngo uhagarare mu cyuho, abana be kubura ababyeyi bombi. Iyo rero tutabimenye, hari igihe umugabo byanga, umugore agahimana kavuga ati ni wowe mugabo, ati njyewe ntabwo ndi nyiri urugo. Ibyo babyita umurengwe. Ese kuki imbaraga ari wowe wizihaye, ubundi wakazikuye he? Hari igihe Imana izimwambura nawe ukazibura, ariko izambuye umwe izihaye undi. Hagarara rero nk'umukuru w'umuryango. Imana irababwira ngo kandi ntimugire ngo ndashaka kubicira muri Yorodani, ahubwo nimugera hakurya ya Yorodani muzasanga agasozi kitwa Girugari. Umuntu mukuru w'umuryango uzagira amahirwe yo kuhagera agaturayo ikibuye namwikoreje nzamugororera. Nimukomere, hariho Girugari, Imana izagororera ababyeyi. Yosuwa abaza Imana ngo aya mabuye ko aremereye waracura iki? Nitugera Girugari bizagenda gute? Imana iramubwira ngo nimuhagera nzabatura, nzabaruhura, nzabashingirira, nzabahera agakiza, nzabaha namwe kubamenya mu zabukuru, kandi ngo nimumara kuyahatura ngo muzayashingeho urwibutso, ngo kugira ngo abana banyu niba babaza
twambukanye Yorodani tukayambuka n'ibirenge. Haleluya, haleluya. Nuko natwe yadushingiye, nta epfo na ruguru twagiraga. Nuko yatwize bamaruja tutari tuzi gukaraba. Haleluya. Ngo namwe muzabwira ikinyejana kizakurikira ngo nuko Uwiteka twambukije Yorodani tukayambuka n'ibirenge. Bite ko mwambara imyenda myiza ibakwiriye muri ababyeyi b'i Kigali ngo ni ukugira ngo tubwire ziriya nkumi ngo natwe nta gaciro Yesu yaduhaye. Kubwakavukira amasura ntitwari kuyabona, ariko Yesu yatugezeho aradusiga, atwicaza mu ntebe z'abamabuja, aduha gucira imanga ingo zacu. Turashima Yesu watugize abantu, turashima Yesu watugize abantu. Si uko twavutse ngo ubone umudamu yambaye igitenge n'icyacyo aragenda abengerana mu nzira maze mugire ngo niko yarari. Ureke bamwe bahenuye, ntabwo ari uko twahoze. Imana yadukuye kure kwa bamasenge badashaka, kwa data batuvumye, ariko Imana iratubwira ngo nubwo bimeze bityo nzakugira umuntu. Ndashima Yesu wangize umuntu. Imana ishimwe. Yesu yagize neza. Ngewe nari agakobwa k'ibiro 30, ngira amagufa maremare mu gatuza kubera ya nzara. Mama akazajya komanga ku gatuza akavuga ngo abakobwa bakowe ngo mbabariye umusore uzagushaka, ariko Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzagukura iwanyu ngushyingire nk'umwana w'umwami. Kumenya Yesu byangiriye umumaro. Ngira umugabo mubi, Jean Paul, ngira umugabo mubi. Oya si icyo, si icyo. Jean Paul arakoze. Mujye mureka tuvuge imirimo y'Imana, dusuzugure Satani. Wabeshya ko Yesu ahemuka. Yesu ntabwo ahemuka. Iwacu hakaba karande yo kudashaka. N'ubu mfite mukuru wanjye washatse mbyaye 3, kandi wandushaga imyaka 5. Habaga abadayimoni bo kudashaka, bamasenge bose bapfiriye rimwe nta ushatse. Kwa papa bapfiriye rimwe nta ushatse, niwe asigara gutya. Nawe yashatse ku munota wa nyuma, ngo nyina agiye gupfa aravuga ngo mbabajwe nuko ngiye gupfa nta muntu mwana wanjye n'umwe wanyeretse umukazana. Data ngo abyumvishe biramubabaza, nijoro ngo aragenda yinjira mu rugo rw'ahantu yibamo umukobwa. Nuko yashatse ngo nyina agenda amusaba umugisha ati mwana wanjye nkuye w'igitutsi mpesheje umugisha. Arapfa, ariko apfa umukazana amubonye. Dukuze rero ukabona nta musore ukureba neza, hari pe watebeje uri n'akamaneke bimwe by'iki gihe, ukabona nta musore pe twaranize, ukabona nta. Nge nari mfite n'akanyinya nkabona ntawe ukabonye. Hari igihe ufite n'amaso meza, uri n'inzobe waka. Hari n'ubwo umusore umwisuhurisha umuhaye amaboko 2 wimunyamunya, ukabona ntabibonye. Yesu atagushyize ku isoko ninde wagushyiraho? Ufite n'amataye ntayabone. Noneho ngira ikibazo, njya gusenga. Ujya gusenga, hari igihe ugira ngo ni ibisanzwe kandi hari amakuru utazi. Njya gusenga, ngenda ngenyine, bene iryo ntujyana n'abandi bakobwa. Imana irambwira ngo mwana wanjye, iwanyu haba karande ikomeye yo kudashaka. Tibuka naka na naka na naka tibigeze bashaka ntoya. Tubwo rero iwanyu hari karande ikomeye yo kudashaka, ariko nuguma kunyuba zagukura iwanyu ngushyingire nk'umwana w'umwami. Nuko nge nashyingiwe kubera Kristo. Nuguma kunyuba ntiyambwiye ngo nugira ijwi ryiza umusore kumbuzi kuririmba, cyangwa nuba inzobe kamara agakanzu kakugaragaje intero n'inta.
yarambwiye ngo nuguma kunyuba kubaha Uwiteka bizana umugisha, yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe. Sinageze aho se hamwe no kubaha Uwiteka umusore akankunda. Yaje iwacu arambwira ati njye nariteguye, nasabye Imana umugore, narakonye mbona wambera, nta bindi byinshi nunyemerera turatangira umushinga w'ubukwe tubane. Murebye mbona ni sawa, hari igihe umureba inyuma ukabona ni sawa, ariko ndanga, nanze nijijisha, ntavuga nti ndanze ariko ndaza kugukurikirana. Cyubanza ariko wirye, banze wijijishemo gakeya, wumva ukuntu kuba inkumi amere nkaho yose wabyukaga. Ariko ntimunyishinge, basore b'iki gihe bagira urukundo rwinshi, umwanga saa 12 saa 2 akaba afite undi. Byarakomeye, umwiryaho gato ugasanga kuri chat hari undi bahanye randevu, ukajya kwigarura byarangiye. Imana idutabare. Aragenda neza namwangiye, ariko umutima wambwiye ati ndagukurikirana wa musore we. Karande Yesu yambwiye ko yishe. Wa kabiri hageze, umutima urambwira ati ubundi wanjije uwo musore uri gucisha hirya no hino, niyibonera undi uzabigenza ute? Mfata telefone ntaro, terega byawe ntiwambwiye, noneho nabyemeye mpita nkupa. Awi karande nimbi, bagiye batuvuma, kakuvuma ngo ntuzabyara, kakuvuma ngo ntuzashaka. Numva mvuga ngo abana bane se ukagira ngo nababyaye gutyo gusa. Habaga hariho imivumo, ariko Yesu akambwira ngo nzagukikiza, nzaguhekesha. Ntimuzi se ko Baraki yagiye abwira Balamu kujya kuvuma? Genda umvumira buriya bwoko, ubuvume kutabyara, ubuvume kudashaka, ubuvume bajye bazubaka ntizikomere, bamvumire gutagangara ntibagahirwe. Ngo Baraki ngo aza kwitegera ubwoko ngo avume, ariko ngo agiye kutuvuma ngo asanga turi ubwoko butavumika. Ngo asubira aramubwira ngo rega Bara, abantu wantumyeho nagiye kuvuga ngo muragapfa, ahubwo mbona bazabaho. Ngo biramucanga, ngo aramubwira ngo genda wongere ugerageze yewe bamvumire. Ngo Baraki aje kutuvuma, ngo aramubwira ngo nabitegereje, ngo mbona muri bo habunzemo intare y'ingore yavugaga Kristo. Bibiri ikavuga ngo muvuge ko muri mu Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Muri twebwe habunzemo intare y'ingore. Haleluya! Habunzemo intare itasingwa, habunzemo intare itarogwa. Haleluya! Iyi ntare ntabwo isaba, iyi ntare ntabwo ipfa, iyi ntare ntabwo itinya. Yesu tumukomere amashyi, ni intare yo mu muryango wa Yuda yabesheje. Ngo asubira aramubwira ngo bano bantu sinzongera kubavuma, n'icyama nkipfira nkabo, n'abanyamugisha ntibavumika. Cyakoze batinda ku musozi, ariko Imana yabo ijya ibibuka. Nimwakire kwibukwa n'Imana. Haleluya! Imana ishimwe. Bagera kure, basonza, ariko dufite icyo twavuganye n'Imana. Kandi isi n'ijuru bizavaho, ariko uwizera azabona amasezerano. Jya ukora nka Aburahamu, wubura amaso yawe, ubara inyenyeri wizere amasezerano yose uko Imana iyatanga. Ntabwo yakomejwe n'amashuri, ntabwo yakomejwe n'amafaranga, yakomejwe n'amaraso. Turashimira amaraso ya Yesu. Imana ishimwe. Hariho kimeza, hariho kimeza, hariho kimeza. Mana ntabwo ikwimye ngo ujye kwiba, iragira ngo uruhuke wakire kimeza y'Imana. Erega murivuna, umwaka wa 7 ubaho, dore ni Bibiliya. Wabagaho bikanga, bazi guhiga bikanga, bahinga ntibeze, barambagiza bakabenga, umwaka wa 7 ubaho. Ariko Imana yavuze ngo hama hamwe uruhuke wakire kimeza y'Imana. Yewe nabonye kimeza y'Imana, nabaye mu Buhinde ndi umunyeshuri, kuri ya kimeza ya Yesu. Umuntu yanyikundiye ambwira ati njya mbona uyu mwana azi ubwenge, kamujyane yige. Muri ya karanda y'iwacu Joy avamo yurira indege, koze nafunguriye n'abandi bavandimwe banjye bagiyeyo.
Imana idukura yo itujyana kwiga. Ngerayo nigaga ahantu heza, naryaga neza, nararaga heza, nabaga ahantu heza, nari narabonye umuterankunga ufite amafaranga. Ndiga umwaka wa mbere, ndiga umwaka wa kabiri, twari twararyoshye. Ndibuka ko umwana twabanaga yambaje ngo ariko se Jo, Bibiliya ko ivuga ngo tuzaza ni kurerekanwa, wowe urebye ubona uko tuzaza kutarerekanwe. Ubwo ni ikimenyetso kibabwira uko twari tubayeho. Ni ukuri uzi ko ubuzima buhinduka, n'indoro igahinduka, n'inseko dufite ukuntu twisekesha, kwivugisha icyongereza ngo ikinyarwanda cyaragiye, umva tumeze ukuntu. Twari tukiri n'abakobwa bakiri bato n'umwiryari wose. Ndiga umwaka wa kabiri ngiye kurangiza, wa mugabo wangiriye neza, Imana imuha umugisha ntacyo atakoze, yanzaniye ururabo rwiza. Murabizi abagore n'abakobwa dukunda surprise. Nabonye n'abagabo batazitabagwa nabi, ariko ku bagore ho birakabye. Yanzaniye akarabo, nari umwana ugira urugwiro wishima. Ngiye kurufata arambwira ngo ururabo utararufata, ndagira ngo nkubwire ko ari urw'umugore wanjye yamaye njya kuza muri iki gihugu. Yari umukristo mwiza, ntagiye gusesengura, ariko yari umukristo mwiza uko nge nabonaga, ibigaragara by'umuntu yamenya. Sinari nzi ko umukristo yaba mubi ku rwego nabonye. Yari umukristo mwiza, twasangiraga igaburo, yari umuhanuzi, yajyaga nampanurira, kambwira ngo Imana irambwiye ngo iguhaye kugirira umugisha ku bantu mudahuje uruhu. Ni nabyo byandokoye, ibintu yavugaga byarabaga, ariko burya umenya mu muntu haba mu ndi. Jya usaba Imana iguhishurire, umenye umuntu. Urumva nari nkiri na muto, ayo makenga ntayo ndagira, ariko nkibuka ko Imana yigeze imbwira ngo nzakwigisha ko abagabo bose atari baso, n'abagore bose atari ba nyoko. Hari igihe ubona umuntu wese ugusekeye kumva ni byiza, cyane cyane nk'igihugu cyacu cy'amateka, abantu benshi nta miryango, nta babyeyi, ukurebye neza wese wumva wamwirukira. Imana irambwira ngo igihe kizaza kizaba igihe gikomeye, ntabwo wazankorera uzi ko bose ari baso, bose ari ba nyoko. Ariko ndabyibagirwa, numvaga atari n'imvugo numva kuri haje yanjye icyo gihe Imana ibivuga. Ndagenda ampa ururabo, ndamuze nise dadi, kubera iki? Nyine nari nzi ko ari dadi, umuntu wakurije indege, wagushakiye ibyangombwa, wagushyize muri kaminuza nziza, urumva ni dadi. Ndamubaza nisi kuki ururabo umugore wawe yampaye ari rwo umpaye? Ngo nanjye nashatse kutekereza impamvu ururabo umugore wanjye yampaye ari rwo nguhaye. Agatima karakubita, nsubira ku kibuga cy'indege. Niba mwaragezeyo ubona ukuntu abantu baba basezeranaho barira, umuntu waba guha ururabo gushimira, ariko arambwira ngo ni ururabo umugore wanjye yampaye ku kibuga cy'indege njya kuza muri iki gihugu. Ndamubwira nti noneho ururabo umugore wawe yaguhaye uzarubike neza, ngewe ngurira urundi. Nari ntaramubona arakara, yajyaga abwira abanyeshuri ngo Joy ndamukunda 120%, nkisetsa ngatembagara ngo thank you. Arakubeshya, udakunda uwo babyaranye 5. Ujye ugenge ngushanga papa kuri odarankunda ngo Imana ijye umumwe, arakubeshya. Ntacyo urusha umugore we. Iyo umuntu yaguye nyine asigara abona hari umwiza n'umubi, ariko buryo wawe niwe mwiza. N'undi mutindanye wamubonaho inenge zitihanganirwa. Imana iguha imbaraga zihanganira uwawe. Nayibonye arakayafata ururabo agira cyarapfunyapfunya arajugunya, ahita ntera umugongo aragenda, nanjye ndagenda. Ngiye hehe? Muri ya nzu ye, muri bya biryo bye, muri ya mashuri ye, tuvuta two kwisiga, udukoresho tw'abakobwa twose nadukuraga mu biganza bye. Mama yari yaramushyize mu biganza, ariwe data usigaye amenya. Ngeze mu rugo
aranyandikira, aho nagufashirije n'ubu message ndacyayibuka, sinigeze mbona uha agaciro neza nakugiriye, none nguhaye umwanya ushyira ubwenge ku gihe unsubize. Ndayisubiza ngira ngo ni ibisanzwe. Daddy, message unyanditseho nta kintu mfite cyo kuyisubizaho, shyiraho akadomo. Hari saa 8 z'amanywa. Niba yari yamiziki uwo munsi ntibwo yatumye bunake, yagiye kuri kaminuza akuraho ibyangombwa byanjye byose, kwishyura inzara bireka, kwishyura ibyo kurya arabireka, ikintu cyose umunyeshuri akura ku mubyeyi cyose arakireka, ajyana ibyangombwa byanjye, visa yanjye, n'ubundi niwe wabaga bibitse visa n'icyangombwa cy'intara nigagamo, byose arabinyambura, aragenda anta muri icyo gihugu, muri icyo kigo. Hasigara ndi umunyamahanga utagira icyangombwa kimugaragaza, utagira ibyo kurya, utagira icyo yisiga, utiga. Nyirinzi ahora ambwira sinshaka kubona umukobwa mu nzu yanjye, narakwiyamye, hano haba abanyeshuri gusa. Ndagenda ngira trauma, nigeze kurwara depression mentale aho bajya kuntera imiti anti depression kubera kwikorera ibibazo, ndi umwana mutoya ntafite uwo mbibwira. Ariko umurimbyi yaravuze ngo wowe urushya uremerewe ubibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje, nta nindi wabona imeze nkawe. Yesu ni inshuti. Yobu yarabibonye, Yobu ngo yigeze agira inshuti. Burya iyo ufite ibintu ntubura inshuti. Yobu ngo yagiraga izimushima, agira izimuvuga neza kuko yari ameze neza, ariko ngo ageze igihe amaze kurwara ibintu bishize bose baragenda. Yobu ngo ubwenge buragaruka, arandika, haravuga ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ngo ariko habaho inshuti imwe rukumbi namba ku muntu kamurutira umuvandimwe. Haleluya! Manshi, iyi nshuti si marene, ntabwo ari abo turarana mu buriri, nabo barahinduka. Inshuti Yesu, inshuti Yesu rukumbi. Mujyemo, Bibiliya yavuze ngo ni inshuti imwe rukumbi, yayandi umuryango wose ugenda ikahagarara, amafaranga agashira ikahaguma, fiyanse akakubenga, iyi nshuti ikahaguma. Aravuga ngo nabonye inshuti imwe rukumbi. Ni ukuri nanjye narayibonye, nabonye umukunzi mwiza wankunze. Data yapfuye atarigeze kumenya Imana, ariko Yesu ndamushima ko yamfashe akampa agakiza, niko kandengeje umunsi mubi. Umuririmbyi yavuze ko kumenya umukiza byambere umugisha, ku isi ntafite uko nasobanura. Urukundo rwa Yesu rwinshi rwangeze ku mutima. Yesu yararyoheye, ndamubashimiye, ndamubashimiye, mbashimiye Yesu. Yesu yampaye isabato, yampaye ikiruhuko. Nari kuzicwa n'umuruho, najyaga nshaka kwiyahura, nareba hirya nkabona mama ntawe, nareba nkabona nta muntu, nkabona nta nshuti, umutima ukambwira ngo uziyahura. Ariko Yesu yaramfashe amfatisha umugozi, amfatisha umugozi. Yesu ndamushimye. Ndiho ndavuga kimeza, twabaye urugendo rurerure, namazeho imyaka myinshi, byo kurya birashira, ndarwara ndaremba, banyirukana mu nzu, nyoboka ishyamba, ndagira ngo ngeraho Yesu yampaye kimeza. Haje gutera kuba igiterane mu kigo, bashaka umunyeshuri wayobora iryo teraniro. Twabaga mu kigo cy'abihaye Imana, harimo n'abantu navuga muzi twiganye bazwi, cyari ikigo cy'abihaye Imana. Ariko ikintu kibatangaza, buri Imana yashatse gutabara iratabara. Hari igihe tubivuga abantu bakavuga ngo ni ubusa tuzi ngo ni iki, ariko mujye mureka tunavuga uko twabonye Imana. Muzi ko Imana itajya yihisha ibihe byose.
ishobora kwihisha, ariko yakwihishira ukagira ngo yarire aho mwari muhagararanye. Bapanga ngo hazaba igiterane mpuzamahanga mu kigo. Cyari ikigo cy'Abanyamerika ariko kiyoborwa n'Abahinde, ariko nyiracyo ni umurevera w'Umunyamerika. Kuva yagishinga mu Buhinde ngo yari ataraza kugisura. Ariko Joy cyagihe ndi mu ruzerero muri ya ntimba nyinshi, ngo umuzungu yiyumvamo kuza gusura ikigo cye. Aravuga ngo muzakoresha igiterane, kandi ndifuza ko iryo teraniro rizayoborwa n'umunyeshuri. Kaminuza murayizi, birimo amoko menshi, birimo abayobozi. Ngo ndashaka ko igiterane cyanjye kizayoborwa n'umunyeshuri. Njyewe rero navuganye n'Imana. Imana arambwiye ngo nguhaye kumenya indimi z'abanyamahanga kuko bizagufasha. Ngezeyo nari narize mu Gifaransa, ngeze rumva n'icyongereza twakoreshaga. Imana impa kumenya icyongereza. Ni ibintu Imana ikora, si wenda mujye mubyumva ko atari ukwiyemera. Abanyeshuri bajyaga banyita ngo dictionnaire ku ishuri. Rumva si ibintu umuntu w'Umunyarwanda ugeze hariya. Ni Imana yambwiye ngo nguhaye kumenya. Imana iguhaye kumenya. Ntimujya mu maso abantu bavuga n'icyarabu n'ikilatini batarakize. Ushaka wese gusobanura ikintu umuzungu akanyitwaza, ni Imana yabikoze. Byo bintu binsiga igikundiro ku buryo twajyaga tugira amateraniro nk'uku, bapanga amahorere y'abantu bazigisha, bakakunda kunshyiraho kenshi. Baza no kuma kuyobora korali y'abazungu ku ishuri kubera icyo kintu gusa. Nari nzi kuririmba mu Cyongereza, nari nzi kuvuga, nari nzi no kwigisha ijambo ry'Imana, ntazi impamvu, ariko Imana yarambwiye ngo ndabiguhaye kuko bizagufasha. Gusa byaje gupfa ubusa, bitagaciro. Wa mugabo atakishyura minerivare, atakishyura inzu n'ibyo kurya, baranyirukanye banca muri urwo rusengero. Ni amakuru maremare. Njya mu ishyamba, niho niberaga. Ariko abanyeshuri bazi ko mpari, najyaga mbyuka saa 9 za nijoro, ngakaraba, ngafata igikapu cyanjye, ngashyiramo Bibiliya yanjye y'Icyongereza nakoreshaga n'igitabo cy'indirimbo, nkagenda nkicara muri rya shyamba. Saa 5 za nijoro nibwo navaga mu ishyamba. Nimvuga ishyamba nimwumve Nyungwe. Abahinde haba amashyamba manini nshobora kujya mugahiramo. Kandi Abahinde kubera Imana nyinshi bagira, ubwambure bwa kigabo burasengwa. Ni Imana nkuko mubona aya matara amanitswe mu rusengero. Umuntu wabo w'umugore nta gaciro agira kuko umugabo arasengwa. Kuba rero basenga ubwambure bwa kigabo bwatumye igihugu kiba mu mwuka w'ubusambanyi. Mu nsengero barasambana, mu mabisi barasambana, mu magare ya moshi abantu babasambana, kandi nk'ibisanzwe. Gufatwa ku ngufu rero nta gitangaza, nta tegeko ryakurengera ngo yafashwe ku ngufu. Wapi! Iryo shyamba ryari ishyamba ribi, bajyaga bafatiramo abakobwa n'abagore ku ngufu. Barimanikaho amatangazo babuza abantu kuzajya bajyayo. Ariko njyewe ndebye mbura ahantu njye. Nyirinzu yaransohoye, nkabwira Imana nti Imana, numva ashakagira umuntu niga cyangwa kandasa nzishima. N'ubundi najyaga mbona nta myaka mfite nzapfa, ariko uzambabarire ntihagire umuntu mfata ku ngufu. Mbisaba Imana ntigupfa ntacyo bintwaye, ariko gufatwa ku ngufu byo bizakintwara, uzabindinde. Mbisenze numva ntibihagije, numva menya ariko ari umwuka. Ni inama nigira, ariko numva ari inama ya kigabo itaramvuyeho. Ni inama Imana yangiriye. Nari mfite agapantaro niganaga ku ishuri, nge nari meze nk'agahungu, nta tubere, nta dutaye, nsa nabi, narakanuye amaso, mfite imitsi mu maso, utamenya ko ndi umukobwa. Nkakambara n'agapira ngahina, nkambara ikigofero, ngaheka igikapu mu mugongo, nkicara muri rya shyamba. Njya ndyibuka ryabagamo inyamaswa ntazi, zikansimbagurika hejuru saa 5 za nijoro. Nkavuga nzajya mbona umuntu w'igitsina gabo aje, nzajya mpaguruka mwegere. Hari ukuntu abasore bakiri bato bajyaga bagenda bakihuta udemarishe bakagenda ngo. Mpita mbyibuka niga muri primaire ko ariko abasore bagendaga. Nabona umuntu aje nkavugiriza nirakaje, nkabona abasore baciyeho, nkabona ntibamenye ko ndi n'undi mukobwa. Buriya yarandeba ati karana ko nta gasore ntacyo katumari.
bamara guhita ngapfukama ngasenga, nkabwira Imana nti Mana ureba ko meze nabi koko, wandengeye ni iki cyatumye uza kunyicira muri iri shyamba, ni iki? Nkagishaka nkakibura, ariko mpfapfanira imbere y'Imana, nkumva nta yandi makiriro. Habaga y'abasore kakubwira ati ngwino tujye kwibanira nzagufasha, hanze higa abana b'imiryango ikomeye, ariko ubugingo burahenze cyane. Niho nabimenyeye ko buhenze. Bijye byanga, ariko byange uza kwa Yesu. Bwira Yesu nti Yesu koko warambabaje, nigeze nicara ku ibuye ndavuga ngo ngiye gutuka Imana, nshaka n'igitutsi gikomeye ndagitekereza. Umugabo wanjye we njya nkimubwira agaseka, ndabugitekereza. Nigeze numva abana batukana, ndabitekereza numvamo icyo natekerezaga ko gikomeye. Ndavuga nti Imana yangenje iki nicyo kiyikwiriye, ngiye kuyituka. Ariko ntuzigere utuka Imana. Yakobo ndamukunda, Imana yaramutagangaje, iramutagangaza, ariko Yakobo akazajya abwira Imana nubwo wantagangaje gutya ntabwo nzakurekura. Kera kabaye ngo amenya ko yahuye na marayika, ngo ahita amucakira, ngo aramubwira ngo ntabwo nkurekura utampaye umugisha. Nubwo natendeye umugore bakamunyaka, nubwo Labani mwene wacu yankoreye agahato, nubwo ndi mu buhungiro, nubwo nta jambo mfite, ariko sinkurekura. Hari igihe Imana ikwigirizaho nkana. Marayika ngo amukoraho, ngo amuca nerve sciatique, umutsi nyonga y'itako. Yari imukuyeho ikintu gikomeye, n'umuntu urwaye umutsi ntapfa kuwukira. Hari igihe Imana igukuraho ikintu cy'ingenzi, kagukuraho principal, kakwambura umugabo wakundaga, kakukuraho umwana, kakwambura akazi ubona abandi barateye imbere, ngo imuca inyonga y'itako, ngo arebe ko yamanika ibiganza akavuga ati ndabiretse. Ariko Yakobo aravuga ngo nubwo unyenje gutya ndaguma nkirane. Hari igihe Imana ikwigirizaho nkana, kaguhombya, cyamunara bakayitera, kiga bikabura agaciro, gashaka mu muryango ukwanga, ngimukuraho inyonga y'itako. Yakobo mwagumya gucumbagurika, ngo aramubwira ngo nubwo wangenje utya, nubwo banyise irindi zina, nubwo nsuzuguritse, nta jambo ngira muri korari, nubwo nububa, nubwo nihishahisha, ngo ariko sinkurekura. Nubwo ababyeyi bagiye n'umuryango ukanshiraho, sinkurekura. Ngo Imana iratangara, ngo aramubwira ngo ubundi wa mugabo we umeze utyo uresista, utava ku izima udatuka Imana, ubundi uri mugabo. Aramubwira ati gutabona akagatege, ubundi mfite izina rinjye n'umuriganya. Nihura na Yesu ujye umumenekera, umubwira uko witwa, mubwira uko umerewe, mubwira uko muri korari bakwita, mubwira aho washatse uko bagufashe, mubwira aho uvuka uko byagenze. Aramubwira ngo uko mbona naratagangaye ndumuriganya. Ngo marayika amukora mu ntoki, aramubwira ngo guhera uyu munsi ntabwo uzongera kwitwa umuriganya mu isi Isiraheli. Haleluya! Akira guhindurirwa izina n'Imana, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Barishimye, banezerewe. Gukirana n'Imana ntabwo birangiriraho. Cyakora twatinda ku misozi, ariko Imana iravuze ngo ntabwo uzongera kwitwa Yakobo ukundi, ahubwo iguhaye izina rishya, kuko wihanganye, kuko watindanye n'Imana, kuko wagumye ku munara, kuko wagumye gusenga. Imana ikwise irindi zina. Ramurira Imana yacu icyubahiro. Barishimwe. Hari ukuntu umuntu atinda mu bintu kabigiriramo izina ribi. Hari n'abitwa abarozi,
hari n'abitwa korimburamukoro, abatazi gushakira, hari amazina menshi, hari abitwa imbwa, agasuzugurika, ari umuntu w'umugabo, ariko Imana iravuze ngo kuko waje gukirana, Imana igukuyeho izina ribi. Haleluya! Oh, haleluya! Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ntirizagenda ubusa ridakoze icyo Imana yaritumye. Iterane cyarabaye, bibaye nijoro za saa 5. Nyirikigo w'umuhinde wanyirukanye, yigeze anyirukana nararwaye ngenda gutya, mfata ibikapu byanjye bita hanze, aravuga ngo sinshaka kubona umukobwa mu nzu yanjye atishyura atari umunyeshuri. Arambwira ngo nguhaye amasaha 3 yo kwitegura ugasohoka, mwana wenda gupfa umunyamahanga. Imana yahanyigishirije kugira neza, kugira neza wigendere. Ibiryo byarabuze, najyaga ncunga aho abanyeshuri bavuye kurira nkajya kubitora ibyo bataye, ariko hari umugore w'umuhindekazi w'umugome wangaga birabura cyane, yabona ngiye kubitora agahita bisukamo amazi, simbirye ntabirye bakabimena. Kugira neza wigendere, muhereza birye. Bamwe barabitaye bariruka, biribwa n'abatarabivunikiye. Wimukoresha gahato, wimukoresha gahato. Ngo umugaburi ari uko yamaze kuzuza amadomoro yiwawe y'amazi, muhereza abanza aryema, umudiho uva mu itako. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Uwo mudamu yaje gupfa yiyahuye, si ibyo nishimira, basanze bimanitse mu kagozi ariyahura, ariko niko birivuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, ariko umunyabyaha abonye ishyano kuko azagarurirwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Teraniro nyirikigo arampamagara ngo Joy ngo uri mu nzu, ni ndahari. Ngo reba ngo hari iteraniro, ngo ejo ngo dufite igiterane, ngo abanyeshuri n'abayobozi banyu ngo banzuye ko ngo ari wowe uzayobora, ngo are you ready? Ndamubwira nti yego. Ngo noneho ngo tuzaguha iminota 15 ngo uzaririmbemo indirimbo 3, ngo usome n'ijambo ryo gutangiza amateraniro. Numara kubikora gutyo uzanyakire nakira abashyitsi. Ti yego ni yego. Ndagenda nteye intambwe ngo no, ngo garuka, ndagaruka. Ngo Joyce ngo ntuzagaragaza umubabaro, ngo abashyitsi nibagenda nzagufasha. Ariko ku mubabaro we wawubonye wamufashije utaraseruka. Umubabaro surihishira. Ndamwikiriza, njya mu nzu ndarira, iteraniro ndaritegura, ntoranyamo indirimbo 3 ngufi ngufi n'ijambo tuzaririmba dutangiza amateraniro. Ndi muri rya shyamba nigeze mfatwa n'agacuho, inzoka ya scorpion iramfata. Ryari ishyamba ribi kandi nari nariyanze. Rumba depression izana n'ibintu byose. Nariyanze kuryo no gukaraba najyaga mbireka. Nkamara iminsi mwana w'umukobwa ntarakaraba. Ntarakaraba, numva nta undeba, numva nta unkunda, numva ntawe umuntu ariyanga. Muzumva n'abarwara igifu, agatsepfura kanga kurya gutyo. Ariko Yesu yaje kugira ngo akuruhure. Nagize depression, naratewe no kubura ibitotsi, nkazajya ndara nkanuye. Mutima ukambwira ngo se ntiwumvishe ko iyo umuntu anyweye itabi asinzire, Satani akanganiza tuzanywa agatabi. Uhita utekereza ibintu byinshi. Niho bamwe bahita bajya muri filime mbi, akumva ko agiye kureba filime y'urukozasoni, abandi baterwa n'indwara zo kwikinisha, abandi barajunja mukagira ngo aritonda kandi ibibazo byaramujunjitse. Ariko Yesu yaje kugira ngo atangaze umwaka w'imbabazi mu bantu. Amen. Nuko iryo shyamba naje gufatwa n'agacuho ndasinzira, mu nzozi ndikanga. Nikanze mbona ku gatsinsino kanjye hari inzoka ya scorpion. Ni inzoka mbi, ariko ishyamba nabagamo zari zo gusa. Murabizi ko muri Aziya habayo ibisimba byinshi by'ibikururana. Amascorpion rero niyo gusa. Nayishukura ndavuga ni mu izina rya Yesu.
nabaga nicaye ahantu abanyeshuri babaga batazi, koze najyaga mpabona abahinde b'abahinzi n'abandi biragiriye, nkabona aje afite udusahani kariho inyanya, abandi nkabona banzani, nari mfite ipfunwe kuba uri muri kaminuza isahani iriho utunyanya, nkabona banzaniye ibitunguru, nkabona nuriraga ibiti by'amapera y'ibitumbwe, ndagenda ngira ipfunwe ritabaho, sinari nzi ko rizashira, sinari nzi ko rizashira, ndagenda ndahungabana ku buryo umuntu yashoboraga kunca inyuma ntamwiteguye ngahita nitura hasi, ngira ubwoba, ntinya abantu ku buryo nabona n'umuntu nkiruka kandi ntacyo antwaye. Ariko hari abana baririmbye ngo Yesu arakiza n'inkovu zigashira. Yesu ashimwe. Yesu ni umukansera mwiza, iby'abaganga bo mu mutwe batavura Yesu abasha kubivura. Ndangije aho muri iryo shyamba Imana ihampera Zaburi 125 ivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, tabashika kunyeganyega, uhora uhamya iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu. Yari Zaburi nakundaga, mu Cyongereza biraryoshye cyane, najyaga nyisoma nkayisubiramo irandyohera. Muri rya teraniro ry'abazungu niyo nasomye. Ninjira mu iteraniro mpitamo n'indirimbo. Mu ndirimbo hari indirimbo duhuza nabo mu gitabo, harimo iri ivuga ngo mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo. Iyi ndirimbo yarantunze cyane mu buzima bukomeye, mbega niyo naririmbaga gusa, izindi nari narazibagiwe. Ariko iyi ndirimbo dufitanye amateka. Wa mugabo yajyaga avuga ngo Joy ndamukunda 120%, ariko ndibuka yajyaga nkubita kanshira kambwira ngo uzapfa utyo, abakobwa barokore ni ibigoryi, nawe yari umurokore. Iyi ndirimbo nza kuyigwaho ndaririmba ngo mbonye umukiza mwiza. Uyu muririmbyi yari yarabonye abantu benshi, ariko finaloma haravuga ngo mbonye n'agatangaro, mbonye umukiza mwiza ni uruta inshuti zose zo mu isi, kandi ngo igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje. Yesu afite igikundiro cyinshi. Yesu ni umugabo mwiza. Nabonye umugabo w'inyangamugayo, nabonye umugabo utagira indimi ebyiri. Uyu mugabo aruta data, najyaga nuvuga ngo data ni imfura. Yesu aramurenze, Yesu aruta uwo twashakanye. Igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje. Nza muri iryo teraniro ngisoma Zaburi, mbona abazungu barahagurutse, nkabona umwe yegamira undi ijosi bakarira, barize ndisaza. Mutinda rotarye, mutima urambwe ati buriya bareretswe ahubwo kuraje. Kuko mugabo yari yambwiye ati nzohereza, Imana irambwiye ngo izohereza umuntu uvuye mu gihugu cya kure uzagufasha. Niko yarabimpanuriye, mbonye ugirira umugisha ku muntu uvuye mu gihugu cya kure. Nsomye Zaburi rero mbona abazungu bararira, abazungu n'abana beza, mpita nisaza. Mpamagara abaririmbyi twaririmbanaga, ndavuga nti reka turirimbane indirimbo. Ndayibabwira, yari ya 16 mu gitabo cyo ku ishuri, n'ubu birasurinya mu gitabo cyanyu. Ndaririmba nti mbonye umukiza mwiza. Abazungu bararira buri ku rusengero, wa murevera nyirikigo ahita haguruka aratembera avuga ngo ndatangaye, ngo ndatangaye, ngo ndatangaye. Uko avuga ngo ndatangaye nkumva amavuta araza. Buryo iyo mufashwa amavuta araza, iyo muturebye gutya ntibyemera. Nkumva umuzungu aravuga ngo ndatangaye, ngo ndatangaye. Turaririmba. Ndangije ndavuga nti reka nakire umuyobozi w'ikigo atwakira abashyitsi. Yari yambwiye ngo sinzagaragaza umubabaro, ariko afashe ijambo arambeshyera. Avuga ngo uyu mwana yabaye intwari, bene wabo baragiye kubera ikinyabupfura gike, ariko warahaguma. Kumbi higeze haba ibibazo by'irondaruhu, abirabura bose barabasohora, nsigaramo njyenyine. Nanjye si ukundi, ni kakiziritse ku muntu, sinari mfite aho kujya, nahagumye banze bakunze.
ariko abenshi bose abirabura bose baragiye, ariko aravuga ngo yahagumye ngo kubera intwari, aragumya arabivuga. Numvishe ibintu avuze n'inzara yanyicishije, ukuntu yantaye hanze, nararembye, baravuga ngo sinzongere kurya, bajye bampa amata. Akademiriti hari amashyo twajyaga tuyanywera n'ubuntu, arambwira ngo kugira ngo unywe amata uzajya uyikamira, umwana wenda gupfa wunamye jya ukurikira abashumba wikamira amata kugira ngo ubone icyunywa. Rimwe njya gukama nkiramfatinaga nkiriye, ndavuga nti nzarinda mva mu nda y'isi ntanyweye amata, ariko ubu ndayasoma. Yesu yadukijije n'ukuri turongera tugafata ibindi byemezo. Mpita ntaha njya kwiryamira, iryo teraniro ryabaye ngewe ntahari, ariko Imana iba yamuritse. Uwo mugabo yari yazanye n'umukobwa witwa Ebi, ni umupsikologe muri Amerika, yazanye n'umudamu we witwa Joyce twitiranwa. Burya Imana igushyiraho ikiza, wanyise Joy, Imana imuha umugisha. Umuzungu yantinzeho birangiza mfashije ngo yabonye umwirabura bitiranwa, kandi ba Joy ni benshi, ariko buri Imana yaramubwiye turiya muntu muritiranwa mukurikirane. Yabaje ari delegasiyo y'abantu 16. Iteraniro rirangiye abwira abanyeshuri ngo iteraniro ngo nirirangira ngo muze kumbwirira wa mwana w'umukobwa wayoboye ko mushaka saa 10. Umwana ambwiye ngo saa 10 umuzungu aranshaka, mba narebaga ku isaha nkabona ntitirimuka, nkamaze umwana ntiyabira barasanga ngo ni saa 8, nkajya muri dushe ntuwite, mbabarira umuzungu ntumyeho, ubusigaye usenga, mbabarira umuzungu ntumyeho kandi merewe nabi, umbabarira mfashe abari we wambwiye. Nareba ku isaha nkabona ntitirimuka, saa 10 zageze ndi mu biganza bya wa mukobwa. Wa mukobwa yari umukobwa muremure cyane munini, mubona ukuntu abanyamerika babyibuha, mfite ibiro 36, ngenda nyamuha n'umuyaga nta gatege nkigira, ubona ndi umwana ugiye gupfa. Yesu yaranzuye we, mutinye ko mama yambonye ku kibuga cy'indege ngarutse akajya muri toilette akarira, arambaza ngo mwana wanjye hari indwara yo mu maraso waba waranduye? Nti ntayo mama. Aramfata njyana kwa muganga, bapima diabete, bapima kanseri, bapima sida. Burya rega ntacyo urwaye, Mana niguhutu ibiryo bibonetse umuntu aba muzima gasa neza. Ndangije Ebi yankubise amaso, kiza kiruka kirampobera, mpita nigwandika mu gituza cye. Yo mbega keya, mbiriza. Nagiraga amarira ameze nko gufungura robine, marira atajyashira, murandira ndarandira ngenda ndira nk'umwana. Ebi ambonye ngo wow, arampobera nyiyegamiza mu gituza, nanjye ndavimvira ndarira. Uko ndira Ebi akavuga ngo Imana ishimwe, ngo thank you Lord, ngo Imana ishimwe. Yavuga ngo Imana ishimwe, nkongera nkigwendeka nkarira, ariko narira nkumva umutima wanjye hari ikintu kiri kuvaho, nkumva hari ikintu kiri kumeneka. Buryo washoboye kurirura nakira, ariko barakora turikomeza, kumva ibyaha bizamenywa n'Imana gusa, kumva nikanyarira gusa. Ariko jya uginyuza muriri, Imana nikugirira ubuntu wageze imbere y'Imana jya urira. Nkarira. Eba mfata akaboko njyana mu nzu, mu kigo habaga etaje yacumbikagamo abanyamahanga. Arambwira ngo Joy, mama yakubonye aranezerwa, aravuga ngo ntiyarazi ko hari umwirabura bitirana. Ngo papa ngo yatubwiye ngo yabonye uri mu mwuka w'Imana kandi uracyari muto. Ngo ariko njye mwitegereza nabonye umeze nk'umwana ufite umubabaro. Ni umupsikologe. Akimvugira umubabaro, nahise nsesera mu gituza cye, noneho mera nk'uryamye, ndarira nk'akabebe. Nari narabwiye Imana nimpereza umuntu wantega amatwi niyo atampa n'igiceri cy'10, akanyumva nkamubwira, akanyereka ko turi kumwe. Ndamushaka aho hantu ndamubura, nza kwiyahura ku mwarimu, ndamubwira nti lecturer wampaye umwanya n'iminota 5 tukaganira. Areba ku isango Joyce ngo nta gihe mfite. Ndarira ndababara cyane. Imana iguha inshuti, njyewe njya nsaba Imana inshuti, kugira inshuti ni umugisha.
ikaba akarusho uyihawe n'Imana. Ebi ibimwira byari byashotse, nawe mbona araturitse ararira ngo ihangane gato, mbona agiye mu nzu azana papiye mushwari akazajya mpfuna. Ngo Joyce ngo wapfuna nkivayo, nkabona byanamushotse mu kiganza, I'm sorry nakwanuje, akambwira ngo it's okay, ngo rira, yambwira ngo rira nkarira. N'Uwiteka Imana nigukiza amarangamutima ntukabyange, ngo uvuge ngo arandeba, ngo aranyumva, rira umubwira Yesu arakunda kandi afasha abashavuye. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mutima urambwira ntubundi waretse kurira, umuntu w'inkumi uragumye urire, vutetse kuvuga ikibazo cyawe. Ndihanagura. Ebi abonye nihanaguye ngo Joyce ngo wakongera ukariraho gatoya, ntiyantinarira, ndongera ndarira. Numva hari nk'ikibyimba kimenetse. Bibiliya iravuga ngo niyo yadukomerekeje kandi niyo izatwomora. Zadusanga tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu Imana iduhagurutse. Akira komorwa n'Imana kandi uhagurutswe n'Imana. Imana yabanye nanjye aho hantu, intungisha kimeza yayo. Arambwira ngo ihangane mpamagare papa na mama ngo tubabwire ibibazo ufite. Ngo nihanganira, kibaye yagakwiye kubaho ubwo yabivuze kare. Ngo ihangane ngo mbabwire. Ngo papa ngo mama ngo Joy afite ibibazo byinshi, arabatekerereza. Mbona umugabo yegamiranye n'umugore w'ijosi bararize. Abazungu bagira amarangamutima, ukambwira ni mwegamiranye amajosi, ariko mumfashe nari imerewe nabi ku buryo mutabyumva. Umugabo ngo arambwira ngo akambwira neza, akambwira amagambo ampumuriza, abohita fata mashini, sinzi ibintu yarebye. Arambwira ngo Joy, ngo nakunze ukuntu uri mu mwuka w'Imana, ngo kandi ukiri mutoya, ngo nuguma ngo kwegera Imana, ngo Imana ngo izagukoresha iby'ubutwari, ngo ariko ufite umubabaro mwinshi. Akambwira ngo nababajwe ngo no kumva umubabaro ufite, nkabona aratamarira. Hari igihe Imana iguha umuntu kumva akakwakira, ukabona situation ayigiziye, umugabo aranyakira atanzi, iyo ni Imana. Arambwira ngo ariko mfite iminsi 6 muri iki gihugu, ninsohoka nzagusigira amafaranga, uzasubire mu ishuri wige urangize, numara kwiga uzanyandikire kuri internet ama email. Arambwira ngo nzakohereza tike izagusubiza mu gihugu cyawe. Uko yakabimbwiye niko yabigenje. Imana imuha umugisha. Niko yabigenje. Nize ku ikofi y'uwo mugabo ntazi, natahutse ku ikofi y'uwo mugabo ntazi. Hariho kimeze, mwabyumvishe. Imana ibaha umugisha. Hariho kimeza. Nzagaruka ku buhamya ikindi gihe, mbabwira ukuntu wa mugabo yagarutse akankurikirana. Yakimeza Imana impaye, aza kumbuza kuyirya. Ntabwo biburundi rugendo, yansanze aho nimukiye, anyambura diplome naruhiye imyaka yose. Ariko hariho kimeza, ntabwo Imana yabyemeye. Nubwo rwabaye urugendo ruruhije umutima, ariko hariho kimeza Imana yemereye abagenzi. Imana ishimwe. Ndagira ngo ngane ku musozo dusenga Imana. Abisiraheli Imana yari yabategetse kuzihiza isabato yo kuruhuka. Imana yari yabategekeye ko mu gihe ibintu byanze hagomba kubaho guhanga amaso Imana. Nako Dawidi yavuze ngo nkuko abaja bahanga amaso nyirabuja n'abagaragu bakayahanga sebuja, niko amaso yacu tuyahanze Imana kugeza igihe izatugirira ibambe. Soreze kuri iki kintu. Njyayo nararose ndota, ntabwo nishimira ko nizeyo, ko Imana yampaye kwiga. Nubundi nagarutse ninaha, gira amahirwe leta irongera impindi bourse, ndongera ndiga. Icyo gihe Imana yaramvugishije ndi muri iryo shyamba, irambwira ngo nzaguha kwiga ugere kuri.
byaciye mu nzira ndende, ariko Yesu ntabwo yambeshye. Si icyo rero nishimira. Njyayo nararose, ndota mfumbase agasaro ka zahabu mu biganza, ariko nkabona nubwo nkishimiye, imbere yanjye hari urwobo rurerure ntahezaga amaso. Ndasamara nanejejwe n'akantu mfite, mbona karancitse kikubise muri rwa rwobo. Shiduka njya kukagarura, ariko biranga. Twari turi mu masengesho na korari yanjye mu cyumba iwanjye. Imana irambwira ngo nashyize ikintu gikomeye mu biganza byawe, nurangara kikagucika, kukigarura bizakugora. Zahabu ni agakiza. Muri ijambo riravuga ngo ni ubwami bw'Imana, ngo ni nk'izahabu yahishwe mu murima. Umuhinzi agiye guhinga, agiye kwiga, agiye guhaha, agiye Dubai, ngo akubita amaso zahabu, ngo arayitwikira, ngo aravuga ngo nzagurisha ibyo ntunze byose, ariko nzabona ubu bwami. Ariko abantu batesheje agaciro ubwami bw'Imana. Nageze aho ubuzima bunkomerera, mutima urambwira ngo emera musambane. Sinababeshya, mutima urabimbwira. Buriya abana b'abakene bahura n'ibibazo. Hari igihe upanga gukora ikintu nta n'umutima wacyo ufite. Mutima urambwira ati wanyu baragutaye, ntuzasubira mu Rwanda, uzapfa. Umugabo yarambwiye ngo tuzasambana rimwe gusa, rimwe ritagira irya kabiri, ariko burya arakubeshya. Kiriya cyaha ntabwo gikorwa rimwe, kigira imbaraga zituma kidakorwa rimwe. Uzakirinde. Kandi uyu munsi niba cyanagutwaje igitugu, hariho uburuhukiro Imana yatanze. Uyu munsi uratahana imbaraga zigufasha kutazagisubira. Mutima urambwira ngo byemere, mfata na telefone ngo muhamagare, ariko mpita numva ikintu gisonnye. Pasiteri wanjye njya kugenda yarampamagara, aramfukamisha, afungura inzandiko za Timote. Nagiraga pasiteri wankundaga, ndagutongera arantongera, arambwira ati mwana wanjye, biriya bihugu abantu bagiyemo baragwa, atari ku bwenge ufite, nuguma kubaha Imana, Imana izaguha umugisha. Ryajwi riragaruka, simukadi mpita nyikuramo na batiri nyikuramo, njugunya mu gikapu kugira ngo tutazongera no kubonana. Ariko Satani ahora ategatega, aca ku munyeshuri twabanaga, aramuhamagara ati mpa Joyce. Erega sinjye yashakaga, njye se mwana w'ibiro 30 washonje yagufasha iki? Ni ubugingo bwawe ashaka, ni ubugingo. N'ubundi umunezero yagukura yakawubonye no ku wundi, ariko ni ubugingo ashaka. Uri icyuki, ntabwo ari uko uri icyuki, habaho abakobwa b'ibyuki benshi. Ni ubugingo ashaka. Rashaka kukurimbuza, rashaka kuguta mu muriro utazima, aho bahekenyera amenyo. Ariko ugize amahirwe uyu munsi Imana irakubyaye, ntabwo ugipfuye. Fata telefone, ngo brother araguhamagaye, ndamwitaba. Arambwira ati rero tibambwiye ko ugiye gupfa, ariko wari waragize amahirwe gura nanjye ugukunda, ngwino ngufashe. Ngewe umutima urambwira ati buribwo umaze iminsi usenga yahindutse. Titega hari centre yari amasaha 2 kuva aho narindi ujyaho yari yantegerereje. Arambwira ati ndakwishyurira nta n'igiceri cyicu. Yari umugabo w'umugome mutuma nabiretse, yari umugabo barira amafaranga imbere yanjye, amarupi akayabara nshonje we, akayabara njya mu mihango nkihisha, nta n'agatambaro ntagira ngo kamfashe. Kayabara ureke wabuze izirindazi n'igikombe cy'amata. Nabonye amarupiya, mama ari umukene, twaranatanye atakinampamagara, tukajyana ahantu, twagera mu nzira tese wampaye ntisinguha, kava mu modoka kagenda karya kigacishwa tugende. Mpagaze imbere y'Imana n'abantu, Imana ndinze gusambana n'umugabo w'abandi, dore mbimanikiye ikiganza imbere y'Imana. Byarashobokaga, yari n'umugabo mwiza utagira ngo yari mubi, mwiza, ufite amafaranga, ufite imodoka. Kambwira ngo humura nta mudiyakoni uraha, nta n'umupasiteri.
ariko Pawulo yaravuze ngo ibyari indamu yanjye nabitekereje nk'igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero. Ntabwo ari ubutunzi buva Dubayi, ntabwo ari burya wa musore mukundana atunze. Muri Yesu harimo ubutunzi butagira akagero. Ravuga ngo nahombye ibyanjye, narabihombye. Gihe naragihombye, diplome ndayihomba, yaje nyuma y'igihe ariko narayihombye, yarayinyimvukije, arayinyambura, arancika, nurira indege ntayo nzanye. Ariko Yesu akambwira ngo komera, by'umwana w'umuntu yakwimye nzabikuba inshuro nyinshi. Dusenga Imana, ariko ukomere, jya ukiranuka ugeze ku gupfa, Data azaguha ikamba ry'ubugingo. Iry'umucamanza utabera yasezeranyije abantu bamukunda. Narateze musangayo kansoreze kuri ako dusenge, ambonye ngo ya papa ngo nuko wabaye. Yari umugabo usuzugura, yarandebaga akamera ku rwara rw'ikirenge akagera ku musatsi. Ngo wabuze iki? Arambwira ati bu nariteguye, ibintu byose narabitunganyije, ngwino tubane, n'ubundi ni hahandi hawe uzahura n'abandi basore bakwangiriza ubuzima. Mu gihe ngicecetse nagiraga amagambo make cyane, noneho iyo wahuye n'ibibazo yose aranashira. Aramfata njyana muri farumasi, anyereka imiti abantu bafata ntibasame. Ni umurokore w'umupantekoti, mwitonde cyane. Ni nahe wanzinuye gushaka umugabo, naravuze nti nzapfe ntashatse. Niba umugabo w'umurokore yamera atya buri umupagani ni mubi, ndasinya. Arambwira ngo iyi miti uzayifata izatuma udasama, twibanire urangize lisanse, nuyirangiza nzagushyira muri masters, nurangiza masters tuzajya kwibera muri Mozambique. Mwana w'umukene uhawe mapu nk'iyo, ni ukuri wabyemera tari Yesu? Ndamubaza, nanjye ivuzi ryanjye, ese dadi ndafata imiti nicira abana mu nda ntazi ko nzanababyara? Ubwo yarazi kubwo nakubiswe gutyo, nanambye, nta kirindi wite nsubiza nemera. Iryo jambo ndimusubije riramurya, yikokomora amacandwa arancira ngo uzapfa utyo. Ahita nyohera ngenda n'amaguru, hantu naje ntegeye. N'ubu nigeze guturika mu birenge, barahopera. Naragenze n'inzara, ntangira ndwara akantu mu birenge, kaza guturika, barakabaga. Byari ibintu bikomeye, ariko Yesu arambwira ngo nzaguha ubugingo buhoraho. Aragenda, aho yantaye niho Imana yansamiye. Ujye urinda agakiza ka Yesu, mu gihe gikwiriye Imana izakwibuka. Reka dusenga Imana. Biragatsindwa kuba muri iri teraniro udakijijwe, biteye n'ubwoba kubyumva pe. Ngewe nabonye isi ihindagurika, ibintu by'isi bihinduka ubusa, byitera amababa utabitekerezaga. Kiringira umubyeyi kagenda gutunguye. Tata yapfuye asize avuze ngo bateke, ngo arazana n'abashyitsi, agenda yambaye neza, kuko yaranabazanye. Yaragiye yashize nk'amasaha 2 tumenya ko byarangiye. Umuntu uramwiringira akagenda gutunguye, kiringira fiyanse akagutengu, kiringira uwo mubana agatengu. Ariko Yesu iyo mubanye neza ntacyo ubura. Waba uri muri iri teraniro ukavuga ngo ndashaka gukizwa, cyangwa naraguye, numvaga ibintu by'Imana nsigaye mbigendamo nabi, haguruka Yesu akuruhure. Tumara gusengera abo, turaza kwinyiga Imana itange kimeza ihoze n'abarira muri aya materaniro. Haguruka Yesu yongera kuzure mama, haguruka Yesu akuzure. Imana iguha umugisha nshuti yanjye, Imana iguha umugisha. Iyakirira ikiruhuko. Yesu yakwinginze, kandi ntukajye urwana n'ijwi ry'umwuka. Yesu arashaka kukuruhura, akakumara inyota,
y'ibyaha uhorana. Yesu akumara inyota y'inzoga, Yesu akumara inyota y'umugore mwiza, Yesu akumara inyota ya filime mbi, Yesu nakumara inyota y'akabari, Yesu nakumara inyota akuvure kwikinisha, agukiza ibyaha byo mu ibanga umushumba atamenya. Haguruka Yesu akuzure nawe. Imana ibaha umugisha. Tambuka imbere mama, ntacyo bitwaye, nta soni biteye, wikwihagararaho. Yesu yasize intama nyinshi aja gushaka izari zarazimiye. Mu ijuru bavugije impundu, Imana ibonye abantu. Bwira Yesu ko wambaye ubusa, nawe urizi, wirwana n'umutima. Yesu arashaka kuguha amahirwe utigeze ubonera mu byo wageragerejemo byose. Yesu arashaka kuguha umunezero wabuze. Akira ibitotsi maze igihe kirekire warabuze. Yesu arashaka kuguha urukundo, dore wazinutswe abantu, isi yarakuriye, amateraniro arakururira, ariko Yesu yavuze ngo mwese abarusha n'abaremerewe, ngwino mama, ngwino nawe Yesu akuruhure, ngwino Yesu nawe aguheke. Ufite inguma nyinshi, dore igisenze gira icy'amateka, Yesu nawe yakuruhura. Nitegereje umusaraba, uwo Yesu yadupfiriye, nkubonye ndamutakambira, wambabarira. Ya soko nziza, ya soko nziza yose, neshejwe n'uko nayinjiye. Niyo Yesu, niyo Yesu ahoranyirisha, niyanyegeza. Ngwino Yesu aragushaka. Wari warakijijwe uragwa, wahuye n'urusobe rw'ubuzima, guhamya birakunanira. Ngwino Yesu yongera kweze. Haguruka nawe Yesu yongere kukwambika. Dore wambaye ubusa, ariko ndakwinginze ngo haguruka Yesu akwambike. Wagiye urya ruswa, dore warasambanye, waciye inyuma y'uwo mwashakanye, ubu ukarira muri iri teraniro, uri umujura, uragambana, ariko Imana iragushaka, Imana iragushaka, Imana iragushaka. Yesu arashaka kukuruhura, Yesu arashaka kuruhura. Nakumva hano harimo abanywa inzoga, Imana irashaka kukuruhura, iguha umunezero utazanywa n'agacupa. Yesu aragushaka. Twinginga umushumba atwegere, asenyera aba bantu. Waba uri muri iri teraniro, Yesu arashaka kukubyara, Yesu arashaka kukuzura. Ngwino mbere nk'umukristo wagendaga aremerewe, ariko yaruka umusaraba agakira. Ngwino Yesu agukize. Reka badusengera Imana. Ndagira ngo mbaze umuntu wese wumva twamusengera. Hari abapfukamye aha, ariko hari n'abandi bakwiyuzuza nayo bakabona amahoro. Watambuka tukagusengera. Haguruka tukwingingira Imana. Ibi bisa naho ushobora kujya ku mugezi ugataha nta mazi ujyanye. Bisa naho waba waje hano Imana iri kuzitanga. Uyu mubyizi wawe waba bawuzwe mu gihombo kandi kitari ngombwa. Urahari nawe ngo uze tugusengera Imana. Tambuka vuba vuba. Murakoze mwe muri kuza. Muze nawe ngwino nta yinda nyete dukora. Umwuka wera araguhamagaye ngo ngwino. Ubuso usohotsemo ugapfa. Iri jwi ry'inginga
aya mahirwe se wakongera kuyabona ute? Baravuga ngo ngwino wihane, hari ibyo wakoze ubikorera ahantu hiherereye, ariko Imana iguhaye amahirwe ageretse ku yandi, iravuga ngo ngwino wezwe. Terura icyo byuma abantu babona uko bicara.